hari muri izo miliyoni 800 harimo na miliyoni 150 za banki ziragenda zirakubita ziba miliyoni 290 n'eshatu bagera ku gatatu kugira ngo nayo nayibagirwe nanakiranuka nanatanga kimwe n'icumi nacuruzaga piyese ku shanje z'amagare ugatanga makuru harimo ntabwo ndi bubavuge nabo noneho bakajya babinyoherereza ndarangije ndavuga ariko ubu aba bantu bamariye iki umushumba ni iki ndangije ndabicaza ndababwira uyu muntu munyoherereza ni inyungu n'umukirisi niba ari umukirisi ndetse n'ibigeragezo yuko byose birangiye abari mu murima w'Imana namwe mwe gucika intege tuzabikambariza bikubwira abafite intambara ndetse n'ibigeragezo yuko byose birangiye abari mu murima w'Imana namwe mwe gucika intege tuzabikambariza Imana yacu izaduha nagora amarira twarize urukundi ruzabaho umubabaro nagutaka ibyo nabyo bizashira kuribwa ntibizabaho Imana yacu izaduha nagora amarira twarize urukundi ruzabaho umubabaro nagutaka ibyo nabyo bizashira kuribwa ntibizabaho bikubwira abafite intambara ndetse n'ibigeragezo yuko byose birangiye abari mu murima w'Imana namwe mwe gucika intege tuzabikambariza nicaye kuriya ntebe nahira mugiti byose bihinduye bishya ingaruka na omega itangiriro n'iherezo uwa mbere n'imperuka nicaye kuriya ntebe nahira mugiti byose bihinduye bishya ingaruka na omega itangiriro n'iherezo uwa mbere n'imperuka nicaye kuriya ntebe nahira mugiti byose bihinduye bishya ingaruka na omega itangiriro n'iherezo uwa mbere n'imperuka bikubwira abafite intambara ndetse n'ibigeragezo yuko byose birangiye abari mu murima w'Imana namwe mwe gucika intege tuzabikambariza bikubwira abafite intambara ndetse n'ibigeragezo yuko byose birangiye abari mu murima w'Imana namwe mwe gucika intege tuzabikambariza nicaye kuriya ntebe nahira mugiti byose bihinduye bishya itangiriro n'iherezo uwa mbere n'imperuka nicaye kuriya ntebe nahira mugiti byose bihinduye bishya ingaruka na omega itangiriro n'iherezo uwa mbere n'imperuka
gukora mu Kenya ariko yari yabitinye. Ubwo nawe n'umwana mbere tante ni murumuna w'uwo nguwo umugabo we bari barimo baba, we yari yabitinye kujyamo. Buriya wabona ukorera ibindi abandi ariko we ukumva nta wandi ukorera. Hanyuma tangira kubwira Yesu aho nari wicaye amubwira ngo mbabarire dukoze isoni, mbabarire dukorere kwizanisha. Ntabwo ndabona itorero byibushye, itorero narituye kuko nari narayibwiye mu rusengero rwa mbere nzagera muzaritura, ariko ntabwo nabikoze uko bwiye. Numva hari igihe nijoro naraye numvishe ngize ishyaka ryo kugurira Imana senze, ngeze ahangaha mbona barimo kuyigura, ndavuga ngo ariko buriya Didas azajya mu Bushinwa ryari gatuzanira isenge. Nabitekereje ndimo noga ndi muri dushe, Didas n'uriya mugabo azajya mu Bushinwa ryari gatuzanira isenge. Buriya ngize umutwaro wo kongera kumusengera kugira ngo nagenda azatuzanire. Hanyuma bamusohora muri sale do Amahoro. Hashize umunsi umwe ava mu Kinya, ahita atangira kwicara, arahaguruka aragenda. Ubu ni muzima, Imana yacu. Itangaza Imana yankoreye yakinkoreye kuwa gatandatu cyo naranditse mbwira mushumba wanyu, ndandika ndamubwira, bampamagaye hari ukuntu ninde kujya kuryama ndi muri salo nganira n'abana, ariko bampamagaye mfashe telefone. Ubundi iyo ngeze ku buriri telefone yanjye nyishyira muri silence. Wenda mu gitondo nkabona abantu bampamagaye nkabasha kubahamagara ntabishobora, naba nta mayinite mfite simbahamagare. Hanyuma ahita ampamagara ambwira ngo mami we Karame umwana wanjye arapfuye. Uko yampamagaye yambwiye, ndamubwira ngo arapfuye, arambwira ngo abaganga barambwiye ngo arapfuye, kandi kuko yari yapfuye. Nuko ijwi riraza muri njyewe rirambwira ngo ni imbaraga z'ibitambo. Urabizi ko abasenga bari bamaze iminsi basenga barangije bamusenga, reka bivuge gutyo. Muri uwo muryango wabo bakunda kubikora. Noneho bitambwira Yesu ngo narigiye kuryama, none kuryama ntabwo njyana. Ndamubwira ngo ahizere dusenge, nirukana imbaraga z'urupfu ndazirukana, ariko umutima urambi. Noneho mama akamubwira ati yakingiye umwana byarangiye, ni umukristo dusenga nawe. Twasenganaga cyangwa dusengana, nuko muri iyi minsi tutarimo gusenga. Barambwira ngo bagiye gushitura umutima, bashitura umutima abanizungaga bawushituye iminota 30. Bashyiraho cya cyuma ntibikunde, bagashyiraho ntibikunde, iminota 30 bashitura umutima w'umwana. Umwana ufite imyaka nka 10 n'ingahe ajya kungana na kano gasore. Imana ikabyara abakobwa n'abahungu, babona ngo umutima uragarutse, bahita bamuherezamo icyuma gitangira kumumurikisha kuko guhumeka byari bidashoboka. Nitabaza umutware kuko mazi ko bari ku manywa, ndamubwira ibintu byakomeye, senga Mutoni umwana we arapfuye. Arambwira ati nta mwana muto yapfuye, ni muzima. Arambwira ni muzima dadi? Arambwira ati nukuri ni muzima. Imana ishimwe. Ndarasenga bigeze nka saa 11 za mutoro cyangwa saa 12, hari urubuga tujya dusengeraho ruduhuza turi abantu bose bo ku isi. Hanyuma
umuhanuzi ahita amarura arambwira ngo ufite umwana ufite ibyuma, ntabwo nari ko bamushyize mu byuma. Imana uyu munsi barabimukura. Ariko ubwo niko nahamagaraga nka nyuma y'isaha ebyiri bakambwira ngo wapi. Noneho harabona nahamagaye barambwira ngo barimo gusamba, ariko ubwo bahisemo nka transfert bya CHK. Hanyuma Imana igira neza, umwana yamuze. Yamaze ntabwo yamaze umunsi umwe kwa muganga. Abaganga baravugaga ngo ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana, ariko bidashobokera abantu. Imana irabute, umwana arashoboka. Data burumva Imana itaramuri igitangaza. Ntabwo nabibwiye, ni umubyeyi w'abana batanu, ni umubyeyi w'abana batanu, ni umukecuru. Umubonye gutya ni uko ari isezerano ngenderaho. Imana yabwiye ko no mu busaza nzamera amakakama. Ndimo ndayingayinga imyaka 50, ndabura imyaka 2 tuzi imyaka 5. Numva nari umukecuru, umukobwa mukuru wanjye arimo hariya, haguruka bakurebe, niwe mfura yanjye. Umutoya rero, umwana mutoya wanjye afite imyaka 14. Urumva rero urashaje. Yesu yarambwiye agiye kumfungira urubyaro kugira ngo mukorere. Yesu wabikoze, arangije abikora neza, nta rubanza afitanye nawe. Nababwiye ko nubatse mfite umugabo tutabana, ariko mfite n'uwo tubana. Nkunda kubivuga ngo mfite abagabo 2 bakanseka, ariko mfite umugabo tubana. Muri Yesaya 54:5 haranditse ngo Uwiteka ari Imana, ari we mugabo wawe. Isezerano Imana yampaye umutware wanjye kimashiye, mbwira ko izambera umugabo kuva umunsi umwe burashira. Dufungure Bibiliya zacu twihuse, ntabwo ndi butinde, kuko uyu munsi dufite ibiryo, kandi numvishije uriya mukozi w'Imana amagambo twari kuganiraho, amwe yakomojeho. Ndumva muri none sinarangura nkabwira abantu gukorera Imana. Umuberero wo mucari mubwira ngo ni pasiteri Rusizi. Cyakora ry'abana nayikunze shaho, n'abakunze bya hatari. Ngaho ni mu bankoberere, buri mwana ntabwo birobekeranye, ariko amateraniro narangiza aza kuba yambwira. N'abakunze byo ku rwego rwo hejuru. Tugende turebe ijambo ry'Imana nziza bose. Murambabarira, Agnes ni umucuti wanjye. Agnes ni umucuti wanjye. Twajyanye kuri radiyo umunsi wo gukora umurimo w'Imana, twita inshuti gutyo. Umushumba nawe twigeze duhurira ahantu quelque part yahavuze, turongera dusubira ahandi turi inshuti neza. Burya amavuta aramenyana, kandi amavuta arubahana. Imana y'amahoro itugirire neza. Bishop rero ni databuja. Bishop ni databuja. Ko mubiseka, ni databuja niwe unyobora. Babitegetse ko urusengero rwose rugomba kugira icyo bita umbrella, cyangwa urwego rubarizwamo. Haramutse habaye ibibazo, ni uruhe rusengero rugenzi rwawe rwagufasha gukemura ibibazo. Pasiteri rero ntimumubone gutya atuje, afite amavuta ameze gutya, ni umuntu udasanzwe. Niwe muyobozi wawe, niwe muyobozi wanjye. Mwumvishije? Kandi ubwo nawe umuyobozi wanjye azaba n'umuyobozi wanjye. Ntimumubona ameze kuriya, ni umugabo w'Imana ukomeye. Mama pasiteri we namukunze kurushaho, namukunze kumubona. Ni umuntu arimo kudidibuza Ubwongereza, ni umuntu yiturije. Imana y'amahoro itugirire neza. Twinjire mu ijambo ry'Imana, ntabwo ry'ubutinde. Twafunguye Bibiliya zacu, tujye muri Zaburi 91 umurongo wa 14. Imana rero uko mundeba uku yampamagara umuhamagaro mubi. Ni nk'uwa Yeremiya.
njye ntabwo njya mbwiriza ibitangaza, nanabyihingamo bikanga, kandi ntabwo njya mbwiriza niruka. Gerageza, mfite brada wanjye, umusaza wanjye Didasi, ajya ambwira ati tugiye kumera nk'abandi bagore baguruka. Nkamubwira ngo byarananiye, buri muntu n'umwambaro. Imana yampamagaye n'umukobwa w'inkumi, yampamagaye afite imyaka 16. Ndakizwa, ngizwa neza. Nshimira Yesu wampaye agakiza. Cyane ndabona ko dukizwe, ariko dukizwe neza. Irampamagara ndayikorera, ngiye gushaka irantu. Yambwira ngo ndagutumye kurimbura Gisenyi. Urumva yari nkaye ibintu byiza, yari nkaye ibintu bikomeye, ariko twahageze kabisome mu izina rya Yesu, kuko yankunze akaramata, icyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza mu icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Turagushimiye, uri Uwiteka Imana nyayo, Uwiteka niryo zina ryawe. Bakuvuze neza, kandi ukwiye kuvugwa neza. Uri umubyeyi mwiza, uri umutunzi w'imbabazi, uri inshuti idaharanira, uri umwami mwiza w'amahoro. Ngaho ntawe ari jyewe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo, mu izina ry'umukozi wacu Yesu. Amen. Ngaho mufunge Bibiliya, tuganire iminota mike y'abashumba y'abandi, kandi ntabwo ari mikeya, kuko watubanjirije atubwira amagambo meza. Uyu munsi ndimo nza, nari kumwe n'abavandimwe cyangwa n'umukobwa wanjye na sisa wanjye, tunyura ku rusengero rwa ADEPR Migirikiro. Niho nakirishwe, nakijwe muri ADEPR, nayivuyemo muri 2010. Ubwo navuye muri ADEPR ngiye gufasha umutwara muhamagaro cyangwa kumufasha gukora inama. Nari ntabuwe turamukubitisha ururimi bya hatari. Twabwira ngo tuba tuzanyemo abapagani. Twari tuzi ko, nari nzi ko abandi bantu bose bo mu yandi madini ari abapagani, ku buryo njya kuvamo kugira ngo ujye gufasha umutwaro umurimo. Nagiye pe yamubwira nayo isi nsenga amazi Imana, siko kumwe n'andi atende Imana iradukorera, ariko ndagenda njya gukorera Imana. Dusomye amagambo ari muri Zaburi, guhera kuri Zaburi ya 90 kugenda, bavuga ko ari Zaburi za Mose cyangwa amasengesho ya Mose. Isengesho twarisengeyemo igihe kimwe, dufata amasengesho y'iminsi nibuka neza, dusengera muri iyi Zaburi ya 91. Yari ifite intego ivuga ngo bamuguhisha rwisumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Kandi kubwo gusenga, dusengeye muri iyi Zaburi, Imana yaraturinze bidatewe no gukiranuka, bidatewe n'ikindi, ahubwo ko ari Imana yumva gusenga. Izindi nsengero zagiye zishimuza, ariko twebwe Imana itugirira neza, iraturinda. Iyi Imana irenda ikintu ateye. Hanyuma arangije arandika aravuga ngo, umukozi w'Imana aravuga ngo kuko yakunze akaramata. Mbarizo gucanye ngo ukunda Imana uruhe, ukunda Imana uruhe, Imana uruhe. Reka babwire, hari ibintu bitatu cyangwa bine binangaza ku barokore. Kugera mu nzu y'Imana ukaranga, iyo nabonye umurokore urangariye muri telefone ni iyawe, n'umubare wo mu rwego komisiyo yawe. Kuza gucatirwa mu rusengero what happened? Ni ibiki ko hano mudaho Imana umwana?
icya kabiri, umuntu usohoka akajya hanze nta kintu agiye kumara nawe atuma mwibaza. Ikintu cya gatatu, iyo Imana ivuga abantu ntibayumve. Ikabera ngo hari umuhanuzi witwaga Mariyamu, twigeze dusengana nawe nari umunyamasengesho mu mibare, twigeze dusengana n'abantu b'Ikabera baduha ubuhamya bwe. Twari twahuriye mu Ruhengeri hariya hasigaye hari iriya hoteli, iriya mbona babishyura ibihumbi 3 cyangwa 4 amadolari ku ijoro n'isi nini. Ni mwebwe muzizi ngewe nsinzi bimenye. Twahamaze iminsi 3 baduha ubuhamya bwe. Umunsi umwe baratubwira ngo abantu bahagurutse inaha baragenda bajya i Murenge bagiye kwa Mariyamu. Bagezeyo ngo bari mu nzira ngo babona ibigori byeze, ngo baravuga ngo Mana we, ngo wampa kuri biriya bigori nkaryaho. Ngo bageze kwa Mariyamu kandi bamubonaga rimwe na rimwe, ngo ahita abwira uwo nguwo, ngo aramubwira ngo sohoka ugende bakogereze ibigori n'ibiharage, uzagaruka mu mutima ivugana nawe. Kuko umutima we yawerekeje ku bigori nyine. Noneho ngo igihe yari yagiye agarutse, Imana itangira kuvugana nabo, ivugana na ibintu bizaba mu Rwanda, ibintu bigiye kuhaba. Noneho ibabwira buri wese imana n'amasezerano. Barimo bataha bagenda baganira ku bintu Imana yavuze. Noneho umwe bakababwira ngo yabivugiye he, kubera ko Imana yavuze ageze asinzira. Arimo badusoje ukunda Imana atuhe ukunda. Ariko reka mbabazi, wagera imbere ya perezida wa repubulika ukifata uko ushaka. Akenshi na kenshi bagiye no kwinjira muri stade cyangwa hehe, telefone barazisiga. Reka tujye imbere y'umwami w'abantu. Ukunda Imana wowe, urukundo nyamunsi, urukundo ntabwo nzi ukuntu abantu baruvuga, tuzi kururirimba. Imana ivuga ngo icyo nzamukiriza ni uko yankunze akankunda akarabata. Reka mbabwire, tugwishije inyigisho z'ibitangaza. Ni nziza, ndazipinze, ntabwo nzipinze. Ariko ko Imana yazuye Yesu yazuye Lazaro uratanyongeye agapfa. Lazaro aracyariho. Mfite inshuti wanjye turakundana. Imana mugire neza mu etaje, umukura Kimisagara imujyana Kibagabaga. Ariko hata muri etaje nta bibazo hagirira. Imana amahoro tugirire neza. Dufite abakobwa benshi basabye abagabo. Imana irababa. Rata hanyuma y'umugabo nta bindi bibazo ugira. Kuko yamunze akantu. Dufite abakirisitu biciye mu nzu y'Imana bashaka imitsima n'imigabo, bashaka imitsima n'amafi. Bamazije kubibona batera Imana umugongo, kandi cyari cyo gihe cyo gushaka Imana kurutaho. Mana wowe dusura, Mana wowe tugirire neza. Ubwo Imana yagiye gusenga icyango. Byose yarangije gusenga, bampanuriye, bambwiye byose. Nicaye mbashije koga rwose numva meze neza. Umukozi w'Imana umwe anyura inyuma yanjye, niba barambwira ati mama pasiteri. Yarambwira ati mushumba niko anyitarekarane. Imana irambwira ngo ugiye gukurikiza amashuri y'abantu. Yayibwiriye ngo stop. Igihe wanyerageraje kirahagije. Mbabarira, munyemerere nkumeke. Nabaye ngize cyangwa umugire mu Kigali. Nta n'icyumweru cyashize nitwa kuvugira gusenga. Umuntu wari ufashije imyaka 5 ngaburira abana ahita ambwira ngo uhe munsi. Umuntu nari narahaye amafaranga yanjye, namubwira nti ngaho kora ukoresha amafaranga yanjye, uzabimaho makeya mbasha kugaburira abana kuko njyewe sinakora. Ahita ambwira ati narahombye.
umwana wanjye we agiye kwa muganga baramubwira bati impyiko zawe zaje, impyiko yawe imwe yabaye amazi, yajemo amazi. Kwa 11 kugeze umutware wanjye muri Amerika baramufunze. Kwa 12 kugeze baba bampaye kaya mugomba kudusohokera mu nzu. Maze ndiga ishuri. Mbwira Yesu ndamubwira ngo ntabwo namukurikiye guca imigati, namukurikije ubugingo buhoraho. Bose bari baduhaye kudusohora mu nzu yari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 kuri Noheli. Bana baje barangicaza barambwira bati mpariro mwana umwana yambwira ati gutabaye yego. Uwa kabiri ntabwo ari urupfu, arambwira ati ngewe mfite bose w'umusilamu ndahita ngenda yigisha ukuntu basari kuko yabura binaniwe. Muhungu muto ahita ambwira ati nzamukurikira ntabwo azansiga. Mukobwa umwe mfite umukobwa ukunda guceceka yitwaye Nihakore, numvisha afite hari korali bitiranwa hano aricecekera we ntiyabica mbwira. Narambwira ati maze iminsi mfite umuntu umbwira ngo nishaka kashi nzamubwire azagere kuko nzajya kuzikorera. Ati nahita mubwira ngende anyigishe uko bakorera kashi. Mbwira Yesu ndamubwira nari nzi amasengesho y'iminsi 20. Mbwira Yesu ndamubwira ngo rero uko wabyemeye. Umuntu wari wanyemereye arambwira ngo nzamufasha kuhumura, nzakugirira neza, ndakwimura njye gushaka inzu ndakwishyurira. Ariko arwajya kwivuza iburayi ndamubwira. Kandi nasenga Imana ikishije. Nigire ikibwira. Iyo umuntu ari mu ishuri nta muntu usura. Iyo umuntu ari mu ishuri nta muntu umumenya. Maze ibinyamakuru birandika. Nshuti z'umusaraba mbiki niba uri umugenzi ujya mu ishuri ujye wibuka ko Imana yasize. Barandika hajya kubona nkabona umwanya yoherereje linki, undi anyoherereje iyindi. Ndangije mbwira Yesu ndamubwira ngo nzabigeza. Yesu arangije abigenza neza n'umuswa n'ikibazo n'umusarabikira. Ukunda Imana uruhare rukundo kuko yankunze akamaro. Dore hari n'abarokora ibibeshya ngo ukunda Imana n'umugezi ujya mu ijuru. Uratubeshya, ntabwo wakunda Imana utari wabona. Luka ibice 25 kumanuka. Umusore w'umutunzi yasanze Yesu baramubwira ngo tubigenze mu migende no kugira ngo turonke ubwami bw'Imana. Hanyuma ngo Yesu aramubwira ngo ashatse kwigira shasha. Ubu dufite bashasha benshi mu nzu y'Imana. Dufite bashasha. Bigira shasha kuko ngo mukoresha Uwiteka umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose, kubera ko ari Imana azi ko ayibeshya, kubera ko ijya yicecekera. Ariko ntibazakubeshye. Urukundo ukunda Imana rungana n'umwanya uyiha. Yego uyiha. Umukozi w'Imana avuze ibintu bintera ubwoba. Aravuga ngo dufite amashambure meza, iyo yajyanye mubona ni neza, ariko inzu z'Imana zabaye umusaka. Ubuzima bw'Abanyarwanda turi abageni. Abanyarwanda ntabwo tuzi gukora Imana. Abanyarwanda ntabwo tuzi gukorera Imana. N'ibyo dutanze tubyongeraho amagambo. Abashumba bararushye tukabacyurira. Iriya congo umushumba yambaye imigina y'umugabo byarangije guhinduka iki? Ni gute ushobora kubwira ngo ukunda Imana utarakunda mugenzi wawe muririmbana?
abarwayi bo muri mwebwe mubasura kangahe? Yesu ashimwe. Abarwayi bo muri mwebwe mubasura kangahe? Ni gute rata ushobora kuba ukunda Imana ukabura agafuka k'umuceri ukakariye ukakarangiza, kandi wegeranye n'umukene waburaye ntumuheho igikombe basi ngo nawe arye umuceri we wese agira neza? Imana y'amahoro dusure, Imana y'amahoro tugirire neza. Hanyuma Imana yavuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Ibibazo bikaza ukihangana, amagambo akaza ukihangana, ukavuga ngo nzuboname. Tugeze mu gihe kigoye, ntabwo iki gihe ntiyumvishe. Mwari mwabona aho umukirisi itagira n'ikibazo n'undi mukirisitu bakajya muri bibu aho kugira ngo abakozi b'Imana bakemurire ikibazo? Bibiliya iravuga ngo mwene so nakosereza umusange, nakunanira umuteze mwene so, nakunanira umuteze itorero, nabananira muzamufate nk'umupagani. Ni bande basigaye bahura mu manza muri ribu n'abandi? Sabarokanye. Minsi yashize hari akantu katraining kabaye cyane kunyuze kuri social media k'umupasiteri umwe, ntabwo ndi bumuvuge. Hanyuma barakavuganira inshuti nyinshi z'abanyamakuru, harimo ntabwo ndi bubavuge nabo, noneho bakajya babinyoherereza. Ndangije ndavuga ariko ubu aba bantu bamariye iki? Umushumba ni iki? Ndangije ndabicaza ndababwira uyu muntu munyoherereza ni uyu muntu w'umukirisi, niba ari umukirisi mwana usanze mbere ko musohora mumuteze itorero, mumuteze rubanda. Mwene so yagize ikibazo, n'ibyo ashobora kuba yacumuye mu muntu, ariko mbere kumwambika ubusa wamanjije uramufubika basi ngo ubone umuhane, niwamara kumuhana ubone kujya kumuteza rubanda. Ndangije ndababwira ngo uze ko mwihaye isi tuzongera kubwiriza igisi. Niko nababwira, ndababwira ko mwihaye isi tuzongera kubwiriza igisi, tuzongera kubwiriza isi ko Yesu agira neza, natwe ubwacu turimo twambikana ubusa. None ngo turakundana, dukunda Imana. Ni gute umbwira ngo ukunda Imana udakunda mwene so wacungujwe amaraso y'igiciro nk'ayawe? Yaba ari umwadeperi cyangwa ari umupatrisi cyangwa ari umudodiye, twese turi abagenzi bajya mu ijuru. Nabuze ndeba ababyeyi beza bahagaze hano baririmba, ntekereza ukuntu mu ijuru bizaba bimeze, ari igiterane gikomeye turimo kuririmbira bose. Mbona abana batoya, nasenze Imana ari mu mutima, mbwira Yesu ngo bakomereze mu gakiza. Isi ikeneye abarokore bakijijwe neza bahiye. Ikintu cy'isi ni ukubera abarokore barakijijwe barangije barapfuba, ntabwo bahiye. Imana y'amahoro tugirire neza. Wakunze Imana akaramata, impamvu Imana izagukiza nuko yifuza akaramata. Bamvuze, bandebye nabi, nabuze mbivugana n'abandi bagera ku byo mvuga ngo umuntu yabasuzuguye, mwamushaka ngo abo baharatirure, ubundi se asuzuguye ikiri muri njye baragikura. Niba asuzuguye ijuru n'inyuma bimpaye. Abantu batanyemereye, Imana inyemera bibwiye. Urashaka kugwiza abantu, ariko ni byiza ni mugwiza abantu baze mu nzu y'Imana, ariko yuzuye gukiranuka. Abakirisitu badakijijwe baragorana. Abakirisitu badakijijwe ntukabifuza, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Imana irashaka kugukiza, ariko uyikunda akaramata cyangwa uyikunda urumamo. Erega Imana ntabwo yabuze ibyo irabifite, ahubwo yabuze abiha. Kuko ntabwo izafata ibyo kurya byayo niyarangiza ngo ibijugunye nibwa. Niko ijambo ry'Imana ribwira. Mumbabarire ntabwo mukanye. Abagabo
umugabo Imana yabafite. Ariko reka mbibarize, ubu ni muramutse mutashye mutarongowe mwatwara ikimana oya bikamba base musubize mutashye mutarongowe mwatwara ikimana itabahaye abagabo se mwareka gukizwa. Yesu azagaruka hakiriho abafundi n'abayede. Unyumve neza mbabwire, Yesu azagaruka hakiriho abafundi n'abayede, hakiriho abarandori n'abakodesha bagihari, hakiriho abakobwa, hakiriho n'abagore. Herana n'abantu b'ikabera nabonye abakobwa bagize imyaka 70 bagishima Imana kandi bagikoreye Imana. Nta mutima mubi, nta munkanyari, bakoreye Imana bashima Imana. Ahubwo ikibazo dufite, aba barokore dusengana nabo babona Imana idutindije, barangiza bakatwita amazina. Nabo nibo batuma abakobwa bacu barambirwa ibintu by'Imana. Ariko hungura Imana y'amahoro tugirire neza. Arangiza aravuga ngo nzamushyira hejuru kuko amenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitaba. Ntibazababwire umuntu ashyirwa hejuru kuko abacishwa bugufi. Umuntu ashyirwa hejuru kuko abanje gucishwa bugufi. Umuntu abanje gusuzugurwa. Ntabwo murasuzugurwa, basuzugurwa na bene so. Zaburi imwe umugabo w'Imana yanditse rero 31 bari kangahe yaranditse cyangwa 59 sinibuka, yaravuze ngo sumanzi wanutse umbana namwihishe ngo cyangwa wanyagaga wanyishimye hejuru, ahubwo ni wowe uwo tubana inshuti yanjye magara twagendanaga mu nzu y'Imana. Ikora rutewe na mwene so kukigorora biragora kudibyo utewe n'umupagani w'ubantu. Kibazo dufite twaje mu nzu y'Imana tuje kuharuhukira, ariko abantu benshi baraharuye. Imana y'amahoro tugirire neza. Hanyuma aravuga ngo nzamushyira hejuru. Ariko se numara kwishyira hejuru, nizamushyira hejuru kukuye he? Kwishyira hejuru bibanziriza Imana y'amahoro tugirire neza. Hanyuma aravuga ngo azanyambaza nanjye ngere gute? Mwitabe. Ntabwo abantu bose bambasha umugwa ariko bitaka, cyangwa abasenzi bose ariko basubizwa. Hari n'amasengesho, ariko ndebye amasengesho abarokore dusenga, umva bari mu bwizuba, amasengesho abarokore dusenga ajya he? Kuki tutayishyura? Uko dusenga n'imitima ibeshya Imana. Kwihana kwacu kwabaye nko kujya mu ntebe ya penitensi. Mani babarira iki? Mani babarira iki ngira abana? Najyaga ngira abana ngifite ibiryo. Iyo ibiryo byagiye n'abantu baragenda. Ari mubizi? Iyo ibiryo byagiye n'abantu baragenda. Noneho bakansura muri bakansura bamwe benshi twajya gusenga tukicara nkababwira ngo ngaho ni mwature dusenge. Maze hakabamo akana kamwe k'agakobwa ari buvuga izina kubw'impamvu umutekano wako kakatura kuko akakantu karabikora cyangwa ni repetisiyo kumva n'abandi abarokore. Kwihana kwacu kwabaye nka repetisiyo. Rangiza aravuga ngo nzamushyira hejuru kuko amenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitaba. Reba ko gusenga kwawe reka babwire twujuje abarokore babeshya, twujuje abarokore bahanura kugira ngo bahanure ibintu, twujuje abantu bakorera umurimo w'Imana inyungu. Korari utayibagurishije utayihaye amafaranga ntabwo umushumba utagutumye ngo ugutegere imodoka ntabwo ari muzi, kandi wasanga niwe yaravuze na bibiri byo kujya mu mujyi no gushyira kuri tampani, ariko kubera ko bamutumiye titire Imana yamuhaye agiye kwiteza umusaruro. Nyamara tugeze mu minsi yanjye, nahoze mbwira abakobwa banjye nimugoroba nabo nyamara yisengera arambwira mama nawe ukunda kudutera ubwoba ngo Yesu araje ngo ni wowe uzi bavuga ngo Yesu aje ngo none 48 urayigize ubwo muco bundi. Ndababwira nyamara noneho agiye kuza iriya ntambara ya Isiraheli na Irani ni ya Gogi na Magogi tudavuga mu byahishuri, ni mu Yisoma mwiyitegereze neza, ni Yesu araje. Arangije avuga ngo twabyumvishije rero
ariko kera muri bibi bajya bavuga ngo Yesu azana hava wambaye ukazana n'ibyanjye nabara ngasanga nzaba nararangiza ishuri ngo byari ndavuga ibijyanye n'aho byoroshye Imana ngo bitugirire neza aravuga ngo azanyambaza nanjye nita ngo nzamukiza mu icyubahiro abantu muri ino minsi kwishakira icyubahiro kubera ko uri mu rusengero uri umuvugabutumwa ukaba ugomba kugira agatsiko k'abantu bakwita bose kubera ko aribyo numvikana na mushumba nanjye ndakereya gurupe y'abantu twumvikana siko bimeze nanjye nkore gurupe y'abantu banyu kumvikana na mushumba ntibikuyeho ko uri umukirisitu baza wumvikane nijoro hanyuma Bibiliya rero iravuga ngo twubaha abagira gute abatuyobora Imana ngo abantu bashaka icyubahiro ndagira ngo mbabwire ko no mu myaka 80 baba bakiga musubire mu ishuri mugende mwige sibyo ndavuga abashaka icyubahiro cyo mu nzu y'Imana mugende mwige ishuri mu biminuze mutange kandidatire mu badepite na hehe hose mutange n'ahandi harimo icyubahiro cyo mu nzu y'Imana mu gihe ari nende mu gihe ari Imana icyubahiro cyo mu nzu y'Imana mu gihe ari Imana naho umukozi wo mu rugo basuzugura ugira umukozi wo mu rugo kandi ntabwo byumvikanaho n'abana yaba nabashe gukora bigoye ugira umukozi wo mu rugo usuzugura rimwe arashaka ariko umushumba yigeze ansura mu rugo arambwira ati ya mukozi afite abadayimoni adafite abadayimoni kwiga ukanambwira ngo ntabwo bandiwe n'ibyara bafite ubwo rero iyo yasuzuguye menya ko dayimoni zahagurutse zishaka gutuma amavuta yamena musumwe zigeze kumukoreramo shitani aranyongoza ngo urabona ukuntu agusuzuguye nshaka icyubahiro mu rugo ariko ndamwegera urumva kumwegera aho nari ngeze ari ngiye kumusinyira mu kwiturushya Mwuka Wera arambwira ngo wibike kuri umukirisi nsubira inyuma n'ica ndamubwira ngo basi twumvikane ntabwo namusezera abana banjye baramukunda mfite n'akana gatoya mu rugo karamukunda nzamuha icyubahiro niba ushaka guhabwa icyubahiro niba ushaka ko umuntu ukomeye genda ucyubere nk'abariya bana batoya muhindukire imbere nk'abana batoya arangije aravuga ngo nzamuhaza umurane bashaka kurama bashaka mama twite buri munsi mu rusengero kurama pasitara n'umushumba mukuru bishop bari buze ku rusengero n'umuntu ashaka ko uzagira imyaka 80 n'umukecuru uririmba muri ya korali kuko numva nshaka kukugumana ntabwo nshaka kugutakaza ariko niba ushaka kurama ubaha abakozi b'Imana ubahe n'Imana nabonye abantu benshi bapfuye bakebutse bazize abakozi b'Imana ni ukuri ko bajya mu ijuru nabonye abantu benshi bakebutse bazize ko tubaha abakozi b'Imana bajye babibaza bishop nzamuhaza umurame niba ushaka kurama ubaha abakozi b'Imana hari ikindi kintu gisigaye cyaraje nshaka gukubita hasi uyu mwuka nshaka gukubita hasi ntabwo kuba turahanga hari bizinesi ntabwo ari bizinesi y'ukuri ko bajya mu ijuru si ukuntu nari nzi gucuruza neza miliyoni 600 hafi 800 ndazihomba mu gihe kingana n'umwaka ndahomba buri hari muri izo miliyoni 800 harimo na miliyoni 150 za banki ziragenda zirakubita ziba miliyoni 290 n'eshatu abagera ko gatatu kugira ngo nayo nayibagirwe
nanakiranuka nanatanga kimwe n'icumi nacuruzaga piyese ku ishanje z'amagare ugatanga urumva ndahomba Imana irangije irabwira ngo mvugishe kugira ngo ujye kugura wanjye ngeze muri murimo ndahasuzugurirwa nitwa umurozi nitwa ibintu byose bibaho ariko nangije mbwira Yesu ngo ni nako igihe ntabwo nzakora nari mfite impamvu nyinshi zatuma nkubaho kandi nawukoraga hari igihe narangizaga no gukorera Imana ntatike mfite ibibunture kandi ndabufanya mugo nimutahe Kabeza bose umwe ndangije gukorera Imana buriya ntabwo ngira gahunda yo gusaba ndabyanga gusaba ndabitinya gusaba ndabyanga mfite munshuti wanjye w'umukire rwose ariko sinshobora no kumusaba n'igihumbi niyo abana baba bagiye kurara ndabwira Yesu nkamubwira ngo abwire kuri umugabo mwiza uraza abana b'ubusa we bite byawe Imana irangije miliyoni 293 ubu ngubu byo ngiye kwaka inuze no créance izana nta deni na rimwe ndimo n'ukuri ko bajya ku ijuru kandi nishyuye nka miliyoni zitarenga 30 izindi ntabwo tukumva Yesu yazishyuye iyo ngiye gushaka no créance gisohoka nta kintu na kimwe kiri nta deni na rimwe iyo yibyo ngo yishyuriye y'amenda yose yumva kabiri buriya niyo mpamvu nta kintu nzapfa n'uyu mugabo yaba ibyo kurya ashimwe yaba inyuma ashimwe yaba imyenda ashimwe yaba inyuma ashimwe umva nawe ibyo wakoze Imana wowe tugirire neza nzamuhazura kandi nzamwereka agakiza kawe Imana amahoro yisumbuye ukunda Imana muri wowe uko yamunze akaramata icyo zamukiriza rero rero nibyo byabishaka gutinda cyane mu bibazo byawe kandi igeze kure birimo kubikemura mwishobora kukubabaza cyane kandi ntakwemera maze Imana irimo ibabaza abarokore bamwe bahita bavuga ngo bariya murayibyaha wahitatumye ngo niyo mpamvu ngo mureke murebe biramwanditse hajya iyo mubiriya yari yakoze ibindi nujya ubona mwene so yagerageje niba udashoboye kumusengera basi ujye wicecekera ni ukuri nubona mwene so yagerageje ntushobore kumusengera ujye wicecekera Imana ahora itugirira neza mbarizo gucana mukunda Imana niwe rukundo umwanya wubase mu bubi ko niyo ugeze mu buriri ukagera warushye reka mbabwire ko amasengesho y'ijoro ntibazababeshye n'amasengesho ari ayo gusenga kubwira Imana biturindira abana tugiye kuryama umuntu aba ananiwe bya hatari aho guhita werekeza umutima kuri bwa gukunda unindira abana ugasukiza amaraso aho barya hakurya cyangwa imunaka ukaryama ntuzabwire gusenga ugiye kuryama iyo nza kuba ntaratanze kimwe mu icumi biramuka uyu munsi ntabwo abana banjye baba bakiri ntabwo abana banjye baba bakiri umunsi umwe bigeze kumfata njyanye kimwe mu icumi mu rusengero kandi natangaga kimwe mu icumi cyuzuye n'ubundi ngo natanga kimwe mu icumi cyoroshye umugabo wanjye rero yarambwiye ati ntugakoreho bifashe imfubyi n'abapfakazi ni byiza ariko kimwe mu icumi ni cya pasiteri bajya kandi twaba adeperi kugira ngo yere ariko ngiye kugisha inama arambwira batuba mu kazi yego niwe ko nawe yego ni ngewe warucunga none se ni gute utazi utabiganye bakora n'ibyo kuba babiganye mu ngo zanyu abiganye ataza kugira ubwenge
ndangije hari abantu mbere ko ari n'abapagani sohotse nigiriye gusenga ahita ambwira ati mama ngo wandika garuka hano Kagame zana iyo sakoshi ndayimuhereza aransaka Kagame 300 aya mafaranga yajyanye he ngiye guhaha ibiryo byo mu rugo byashize ati nari nzi ko yakiriye bagateka umutwe banyu nuko yabitaga icyo gihe ariko Imana ishimwe ko namuntu musaba gutegura kandi nawe baramanjije barabimunyitira neza n'uyu munsi wakibimwita aba bimwita rero ntabwo mbabara kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko wagenje araje ati saba agende muhoya abana kandi nari ngiye gutanga kimwe n'icunda kugira ngo ngere mu mukungutse rero kuzaza mukorere Imana muyikorere neza nuko Imana yacu hari ikintu ubona ntacyo yakoze ariko ibyo yakoze nibyo bikomeye kuruta ibindi Imana y'amahoro dusure ndagira ngo uze umutwe ku maguru dusenge Imana urukundo watabaje mu rusengero ushaka kugaragaza waje ushaka gukira indwara pastor Jadaza mu rusengero ki ni ukuri pe ariko hanyuma yo gukira umenye ko hari ubugingo buhora kandi vuba bidatinze umukoraje twari turi mukwe n'ukuraje araje nagatinze ndagira gutekereza uvuga ngo mbese imirimo yanjye mu rugo, mbese imirimo yanjye mu kazi, mbese imirimo yanjye mu bakozi, mbese imirimo yanjye mu murimo w'Imana, ntabwo ndi wa ubanza guca abandi intege, mbese mpagaze ne, mbese bimeze bite? Mushaka mugende bakabatekinika, kandi niba batekinika bazajya bakuramo amafaranga bayarye bayagure vewiti. None mushaka umuntu babwiza ukuri ngo bukizwe rugerujo, ndagira ngo umuntu wumva atari yagira ku rukundo rushyize rwo gukunda Imana akaramata ahaguruke dusenga Imana, kuko abo bera abaziranenge nibo bazabona Imana. Ntiwihagarareho uko waba umeze kose, icyo waba icyo cyose. Kunda Imana waba uraye, kunda Imana wariye, kunda Imana wambaye, kunda Imana abantu bagukunze, kunda Imana abantu bakwanze, kunda Imana wapfushije, ukunda Imana, ukunda Imana, ukunda Imana, uyikunde. Imana y'amahoro dusure. Ubu twese dukunda Imana, Imana ishima ko tuyikunda. Rata Imana ikuvugisha nawe kuvugisha. Turayikunda kuko niyo yabanje kudukunda, kandi iyo ntabwo dukunda urukundo nk'uko abagabo bacu badukunda. Abagabo bacu muri urukundo rwabo rugira ahantu rugarukira, abana bacu urukundo rwabo rugira ahantu rugarukira, ariko Imana yo idukunda turi n'ababi, turi n'abanyabyaha. Imana y'amahoro dusure. Witinda dusenga Imana, kandi umunsi ufata umwanzuro mwiza wo gukizwa neza. Muri Bibiliya aravuga ngo Imana y'urukundo utwigishe gukundana neza rwose, uduhe urukundo rukunda bose, duhe urukundo rubabarira bose, duhe urukundo rwizera bose. Mana yacu rwihanganira bose, umuntu ukunda uramwihanganira, umuntu ukunda uramubabarira, umuntu ukunda uramwumva umutega amatwi. Mana yacu bishoboka bite ko twakubwira ko tugukunda? Ibihembo Mwami uzatugirira neza ndabizi, kandi uzaduha ibirenze cyane ibyo twibwira, kuko muzaduha amakamba atatseho inyenyeri, ndetse uzaduhanagura amarira ku maso yacu. Reka bari batakaje ibyiringiro bibahe, reka bari bacitse intege wambika imbaraga, reka bari baguye babyutse, reka bari basubiye inyuma ubagarure mu rwuri, kuko uri Data wa twese mwiza. Buri muntu wese uko arimo kwinginga urashoboje gukiranuka. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uzatuvuga imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Yesu yemerere umuntu wese uraha ntihazagire n'umubura, ahubwo tuzabona ingorane itagabanije. Ubutware n'icyubahiro no gupfukamirwa ntibikugarukire, uhereye none kugeza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.